biteye agahinda, biteye ikimwaro, biteye isoni, biteye akababaro nk'umunyamakuru cyangwa se umunyamihanda. Nshimira uwitwa Scove we navuze ngo none si nyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo. Kamamagare Jackie numve we nimba ari buze kuba yamfata mw'abanyarwanda mwe mutazajya ngo mba amakuru y'ibicagase cyangwa se amakuru natuzo. Muta Jackie w'abanyarwanda muraho neza abanyarwandakazi ngo turamenyeshe ko uri kana uri nguni turi mu bihe bitameze neza by'akababaro. Shano yacu twakishagaho ibiganiro bimwe na bimwe bisekeje mwajyaga mukunda tujya ngo turamenyeshe ko kuva uyu munsi ntabwo turi kuyikontorora. Tuzabibasangira tuzabibabwira ni nacyo kiganiro cyane tuzakorera kuri YouTube channel inshyashya buri nguni icon ngene n'amafoto y'umuntu witwa Jackie n'umuntu witwa Bulldog ari mu myenda y'abapadiri papa naho witwa Jackie yibereye mu myenda y'abamansera. Turibaza ngo agiye kubiki. Abantu benshi bari bazi yuko video cyangwa se indirimbo igiye kuba yasohoka izaza irimo umuntu witwa Jay-Z featuring Bulldog cyangwa se KM0. Ikintu nabonye abantu benshi batakunze benshi barimo baposta ngaho gati kira nicyo bita umuntu ubundi umuntu n'uriya nimba umuntu yajya gutabara umunyamihanda mugenzi we nushaka kuvuga ngo natuzi yamvomeraga witabye Imana cyangwa se ukavuga ngo nta biganiro byenzi byanyijije kandi abandi yarabibahaye ariko nanone ntago ariyo mpamvu kuvuga ngo nge nta views ndi kumukuramo. Bimaze kugaragara yuko ari umuntu witwa buri nguni atari ya buri kantu. Ntago mu minsi izaza nibamara gushwana uwitwa buri nguni nawe azaza agakura make nawe witwa Buduruka Rimu cyangwa se buri kantu agasigara ari aho ngaho gatinda cyari kwa buri kantu wakize cyangwa se ntago content nakoraga zigeze zizamura platform yanjye nkanjye ubwanjye. Yes, nonye kugusuza nkwa nikaze kuri ka subscribe kuri YouTube channel Ella Nation TV ntakengira Rwanda nigetabona mugano bitandukanye binyura kuri no muyoboro wa YouTube channel Ella Nation TV kana subscribe like share comment kugira ngo tujye tubana bya buri munsi. Ibyanye nagutinda nukwitereka nkazana imiriro n'imyoto mu makuru menshi abagenda avugwa kuri no mihanda cyangwa se kuri zino mbuga nkoranyambaga twamaze kuba twagira gute twakijandikamo. Kuri uramutse nibwo hasohotse video y'indirimbo yitwa Ode y'umuntu witwa Jay-Z ariko akaba ari indirimbo avugishije abantu benshi cyangwa se ari indirimbo agaragayemo udushya tugiye dutandukanye aho twakita nk'aba Shaitwani baje mu mashusho yo gucya cyangwa se no kwera. Video niyo yavugishije abantu ariko nanone amafoto yari yarasohotse mu gihe cyatambutse turibaza ngo ano mafoto naya filime naya indirimbo naya comedy nukwambara gutyo birangaho nabahereza cyangwa se bimeze gute. N'amafoto y'umuntu witwa Jackie n'umuntu witwa Bulldog ari mu myenda y'abapadiri papa naho witwa Jackie yibereye mu myenda y'abamansera. Turibaza ngo agiye kubiki. Abantu benshi bari bazi yuko video cyangwa se indirimbo igiye kuba yasohoka izaza irimo umuntu witwa Jay-Z featuring Bulldog cyangwa se KM0 ariko twaje gusanga indirimbo ari ya Jay-Z wenyine ahubwo muri video clip akaba yarifashishije bano bantu bagera kuri babiri. Nge natungwe ndatangara ari mpamvu no muri iki kiganiro ndaza guhamagara mu umuntu witwa Jay-Z akagira byinshi yitangariza ngaho bwe kuko nge nari nzikari featuring cyane yuko ari abaraperi bose ba mbere mu gihugu cyo mu Rwanda. Ngira ngo witwa Jay-Z muramuzi mu ndirimbo nka Mbaka ari kumwe n'umuntu witwa Bruce Melody ariko nubwo Mbaka yayikoze akaba harashize imyaka myinshi abantu akavuga ati uriya yakoze Mbaka kumbe arimo yigira mu birombe. Bivuze ngo abantu benshi ntabwo twari tuzi aho umuntu witwa Jay-Z asigaye ari sibyo ko twagiye tumubona mu zindi featuring cyangwa se mu zindi collabo ariko tutarongera kubona umuhanzi nka Jay-Z nyirizina aza akadukubita hiti imeze kuriya mw'abantu mwe. Naje kugira ikibazo ndibaza ni umuhanzi nka Jay-Z igitekerezo cyo gufata witwa Jackie akamwambika nk'abamansera agafata witwa Bulldog cyangwa se KM0 jisho ry'uruvu akamwambika nk'abapadiri yabitewe n'iki. Muri clip hari akantu ngo bita ngo ni vibration bakita ngo iki karanga abakobwa bakunda gukoresha iyo abagabo basa nk'ababuze witwa Jackie agafite ndetse agaragaramo na scene y'umupadiri we
Brudoge ari magira utuntu yikorera n'umuntu witwa Jackie w'abanyarwanda mw'abantu mwe kugira ngo mvuge byinshi cyangwa se kugira ngo naza kurondogora mvuga ibitandiho cyangwa se mvuga amakuru atandiho biransaba kubigenza uko nkahamagara nyiri indirimbo cyangwa se nyiri video mwumva yuko adufata mw'abantu mwe ngo tugeze amahirwe yagira byinshi adutangariza mbire n'akabanga yuko ejo bundi ari mu bantu byavuga yuko bakubitiwe i Rubavu ari kumwe n'umuntu witwa Brudoge ndetse na Bushari. Kibazo ni araza kwitaba nibyanga ndaza guhamagara umuntu witwa Jackie nawe atangarize kuri la video twabonye twibaze ngo ese ibi ni ibiki. Uwitwa JC ati ntago nakwitaba nta mwanya mfite bitewe n'ibyo nakoze ngomba kuba ndi njyenyine cyangwa se nta muntu turi kuvugana. Kamamagare Jackie numve we nimba ari buze kuba yamfata mw'abanyarwanda mwe mutazajya ngo mba amakuru y'ibicagase cyangwa se amakuru natuzo. Mwita Jackie w'abanyarwanda cyangwa se usanase Sharon. Ndabona bose bahisemo kuvuga ngo ntago twakwitaba uko byagenda kose. Uyu ni Jackie naga ari gufata telefone kandi na Jason nawe ubwe mubonye yuko atarimo afata telefone ariko video bakoze ni video bavugishije abantu benshi baribaza bati se ibi ni ibiki noneho tubonye mu maso y'abanyarwanda umuraperi nka Brudoge cyangwa se nka Kemo0 kumufata ukamwambika ikanzu y'abapadiri ugafata uwitwa Jackie ukamwambika ikanzu y'abamansera. Ibi byo ni ibiki bishaka kugaragaza iki? Nukwerekana yuko ari video clip ya danje ubugamije kuba wakora cyangwa se nukuzana agashya mu maso y'abanyarwanda. Banyarwandakazi ndagira ngo mbanze mbumvishe ano majwi y'umuntu witwa buri kantu na buri ngunu ubundi nyite nibera bize ngarame nze ninjire muri uno mwandiko neza nze nkuvi muzini muzingo mbabwira aho YouTube channel yabo yamaze kuba yarengera ku bantu barimo baravuga ngo iki kintu ni pranka cyangwa se badutetse imitwe ni pranka. Ndaje mbanze mbumvisha amajwi aho witwa buri kantu cyangwa se sorry gato aho witwa buri nguni wari warafashe mu rumuna we aramutse kamera mushyira inkokora aragatizana kwa YouTube channel kawe ariko tubyaza umusaruro mw'abantu mwe nanone bongeye guhindura YouTube channel aho YouTube channel witwa buri kantu na buri nguni yamaze gushimutwa cyangwa se yamaze gutwarwa na murumuna w'umuntu witwa buri nguni. Uyu nguyu bakamwita buri cyana akaba yarahoze yitwa Jomo. Ngira ngo abantu benshi muzi kijyanye na Jomo comedy. Mu minsi cyangwa se ku munsi w'ejo nibwo twabonye ikiganiro cyasirikiraga kuri YouTube channel yitwa buri kantu na buri nguni cy'umujya muvuga ngo bano bahungu mugende mushaka indi YouTube channel cyangwa se araza kubamenyesha aho bazajya bakorera hatara kuko ino YouTube channel namaze kuba nagira gute nakesubiza ibyanjye. Ni nyuma yuko bari bapostinze bavuga ngo channel yacu ya YouTube buri kantu na buri nguni yatwawe. Mu gihe tukiri gukemura iki kibazo ejo turabamenyesha aho ibiganiro byacu bigiye kujya binyura bidateka biri cyangwa se bidatinze niko kwitabaza noneho n'umurego bavuga no majwi cyangwa se batangaza. Muraho neza abanyarwandakazi ngo tubamenyeshe ko buri kana buri nguni turi mu bihe bitameze neza by'akababaro. Channel yacu twacishagaho ibiganiro bimwe na bimwe bisekeje mwajyaga mukunda tukajya ngo tubamenyeshe ko kuva uyu munsi ntabwo turi kuyikontorora na access na nkeya tuyifiteho. Ubu cyo twababwira tunabasaba nuko ibiganiro byacu ntabwo byahagarara kuko twebwe turi abakozi twanahera kuri zero. Igiye kujya bica kuri channel yitwa buri nguni icon mu gihe tuzahita twahindura izina tuyite buri kantu na buri nguni nk'ibisanzwe. So YouTube channel ya buri kantu na buri nguni yacu ntabwo yibwe kwa kundi wenda ngo bayibwe cyangwa bahaka n'ibiki. Ni ibintu tutumvikanyeho na mugenzi wacu twakoranye kuva kera. Tuzabibasangira tuzabibabwira
ni nacyo kiganiro cyane tuzakorera kuri YouTube channel inshyashya buri nguni icon mugere mu subscribing kandi turahari twebwe turakomeye turahari ntaho tuzahagarara pe nta kintu kimwe kizadushyira hasi buri kantu buri nguni turakomeye musubscribing ku channel yitwa buri nguni icon kugira ngo noneho za content mwakunze setsa njyane nimwe dukundiye tuzabibahereza ko byuzuye kabisa kandi tuzabasonera ikibazo ko giteye ikindi turabakunda asala vista bivuze ngo ino buri nguni icon bihita byumvikanisha yuko yari YouTube channel umuntu witwa buri nguni kano kanya bagipostinga rifite abasabu ibihumbi 17 by'abasubscriber. Ushobora kwibaza ngo YouTube channel bari basanzwe bakoreraho yo yitwa buri kantu na buri nguni yari ifite abasabu ibihumbi 271 ariko YouTube channel ikaba yaratangijwe na murumuna wa buri nguni mu maraso ari wahoze yitwa Jomo Comedy akaza kwitwa buri cyana ngira ngo indirimbo bagiye bakorana ngaburi nguni ngaburi cyane muramuzi neza mu ndirimbo yakunze kubakorana n'iyi timu uko ari babiri bikaba bivuze yuko ino YouTube channel yitwa buri nguni icon ariyo bagiye kugira gute kuba bajyaho. Ushobora kwibaza ngo ese nibamara gukora kuri no YouTube channel bimaze kugaragara yuko ari umuntu witwa buri nguni atari ya buri kantu ntago mu minsi izaza nibamara gushwana uwitwa buri nguni nawe azaza agakura make nawe witwa buduruka rimwe cyangwa se buri kantu agasigara ari aho ngaho gatinda cyari kwa buri kantu wakize cyangwa se nago content nakoraga zigeze zizamura platform yanjye nkanjye ubwanjye bivuze ngo bamaze kuba bakimuka nyuma yuko ngo bivugwa yuko bagikunze kuzana ubugegera ku muntu kuri murumuna wa buri nguni nibamuye ku mafaranga kandi ari amafaranga menshi bakunze kuba bakorera muri zino content no kuri YouTube channel ye bivuze ngo akarima yabahaye ngo baye bakoreraho nago bakabyaje umusaruro ngo nawe ubwe aze kuba yabonamo amafaranga azagira gute azajya ava muri ako karima biza gutuma uwitwa buri cyana cyangwa se Jomo Comedy avuga ati ariko se ubundi watwara ibyanjye hari icyo bintwaye mu by'ukuri kano kanya inkuru ndasoreza murazi ko ari twatunata twanjye 10 nzanyijandika ariko sinurenze biteye agahinda biteye ikimwaro biteye isoni biteye akababaro nk'umunyamakuru cyangwa se umunyamihanda Shimira witwa Scove we navuze ngo aba YouTube we turabakunda social media ntacyo zibangamira kwitangaza makuru iyo bazikoresheje neza kuko harabo bigabura hari nabo bitunze ku munsi weje murabizi yuko umuntu witwa Gugu cyangwa se Gloriosa aribwo yaherekejwe ashyingurwa mu cyubahiro mu nk'abantu mwe hagiye abanyamakuru benshi bamwe bashinza umuntu witwa Bikemu ko yaramufatiranya kugeza na kano kanya witwa Bikemu kiri kwa uploading ibiganiro by'umuntu witwa Gugu kugeza kano kanya witwa Bikemu content yarasanzwe akora asa nk'uwayiteye umugongo yatangiye gushaka amafaranga muri views ku muntu witwa Gugu nibyo biganiro marakora dore bitaramo bakore muri Uganda ka uploadinga buri kimwe cyose akaba yaka uploadinga tuvuye ku muntu witwa Bikemu byamaze kugaragara yuko amarongo ye ategereje mu nkuru ari gukora ku muntu witwa Gogo ndagira ngo mwumvishe ano majwi gatoya mwoka byaramwe mumbwire ngo abanyarwanda cyangwa se abantu muri rusange inosi iraganaye none si nyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo urumva ikibazo gihari kangasubizemo none si nyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo bivuze ngo ni ku munsi wesho cyaze akabigasekwa nakeza pe ni ku munsi wejo ubwo bari bagiye guherekeza umuntu witwa Gogo cyangwa se Gloriosa bagiye kumushyingura mu cyubahiro mw'abantu mwe nibwo ano magambo yavuzwe uwitwa Pastor Claude yazindukiye ku murenge yazindukiye Kacye kuba batora umubire w'umuntu witwa Gogo cyangwa se Gloriosa arangije abanyamakuru bamubaje cyangwa se asobanuye ku cyatuma ajya gutabara nk'abandi bantu akageraho bari buze gushyingura uwitwa Gogo yatangaje yuko adashobora kwatsa imodoka irimo essence y'ibihumbi 20 ngajye gutabara uwitwa Gogo
bitewe nuko izo views z'ayo mafaranga atazikuramo. Ni ikintu nabonye abantu benshi batakunze, benshi barimo baposta ngaho ati kira nicyo bita umuntu, ubundi umuntu n'uriya. Nimba umuntu yajya gutabara umunyamihanda mugenzi we, wenda ushobora kuvuga ngo ntatuzi yamvomeraga witabye Imana, cyangwa se ukavuga ngo nta biganiro bye nzi byanyinjije kandi abandi yarabibahaye, ariko nanone ntago ariyo mpamvu kuvuga ngo njye nta views ndi kumukuramo. Ubwo bishatse kuvuga ngo noneho icyo ushaka nuko ejo hapfa umuntu, ejo hagapfundi, ejo hagapfundi, kugira ngo ukore ibiganiro ukuremo views. Byibura tugira n'umutima wa kimuntu, kuko nimba tuba dukora umwuga umwe. Ongeranya gusubirizemo wangu. None si nyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze Nyagasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25. Hanyuma birashoboka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikura. Ibaze koko nawe ari weho. Bivuze ngo nta rukundo rw'umunyamakuru n'uyu numwe cyangwa se rw'umuyoutuber n'uyu numwe twabonye mu iherekezwa ry'umuntu witwa Gloriosa bari batagetinze views nibazaze ngo nabeshye cyane yuko ngo nta n'umuhanzi n'uyu numwe yaba uwa gospel haba uwa secular twigeze tubona hari ahantu. Anyway, dushimira witwa Pastor Mutesi, nabonye nawe wari uri mu bantu bari bagiye guherekeza uriya mwana w'umukobwa witabye Imana. Mw'abantu mwe mukanda subscribe kuri no YouTube channel, ibyanjye murabizi yuko bidatinda tujye tubana bya buri munsi. Ndabakunda cyane cyane Jables, ariko nanone mbibutse yuko muri St John Training Center tubafitiye amashami atandukanye kandi turi kwigisha abantu batandukanye. Umuntu wakoze exam akarata, umuntu wakoze troncome ishuri akahita rivamo. Ikindi kintu hano agashya dufite, tunahugura abarimu abakandida bigenga. Mw'abantu mwe wadusanga hehe cyangwa se watubariza kuze nimero za telefone, aho wadusanga ni mu mujyi hafi yo kwiposta cyangwa se umuhari munsi yo kwiposta. Ushaka kuduhamagara nguze twavuganye cyangwa se tukuyobore neza, waduhamagara kuri 0780 51 62 7 cyangwa se 0788 88 23 St John Training Center ni igisubizo kuri weho wacikirije amashuri.